dushobora kuza hano kuri send email, twakandaho hagahita hafunguka dialog box ya compose email ndetse n'ubutumwa bwiyanditsemo buvuye muri Excel. Email y'umuntu yishyiramo subject, impamvu ya email yishyiramo, ndetse na body n'ubutumwa bwose bwiyandikamo, izina ryo wandikiye bikishyiramo, ndetse n'amafaranga agomba kwishyura akishyiramo, byose bigendanye n'amazina yabo. Byose ibikuye muri Excel kubera amaformule twakoresheje. Dusengimana Valentine yarabajije ati, none se wazanyereka uko mwohereza amakuru ava kuri Excel ajya kuri email? Mbere yuko nsubiza kino kibazo, reka mbanze mbifuriza umwaka mushya muhire. Iki kibazo rero kiragutse, dore ko hari uburyo bwinshi ushobora kohereza amakuru kuri email wifashishije Excel bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Bitabaye ari ibi bisanzwe byo kohereza file ya Excel kuri email nka attachment, ari byo dukora gutya. Dufungura email, murabona ko ndi muri Gmail, none tugakanda kuri command ya compose, hagafunguka dialog box, tugashyiramo email address y'uwo dushaka kuyoherereza, wenda kabanyana@gmail.com. Hanyuma tugashyiramo impamvu ya email, ubwo ndavuga subject. Hanyuma tukandika ubutumwa bwose hano hasi. Tunejejwe no kuboherereza indangamanota y'Nishimwe Claire. Wenda hano ni umubyeyi w'umunyeshuri turimo kohereza indangamanota y'umwana we. Hanyuma tukamanuka hasi tukareba command ya attachment irangwa n'akamenyetso n'ubundi ka clip cyangwa agrafe, twatwuma dufata impapuro. Hanyuma dukande kuri iyo command, harafunguka window, idirishya ryo gushakamo file ya Excel y'indangamanota dushaka kohereza. Hano ugahitamo ububiko ibitsemo muri computer yawe. Twebwe files tuzifite kuri desktop, niyo mpamvu twahisemo desktop. Hanyuma turebe file dukeneye, tuyihitemo, tujye hepfo kuri open, tuhakande, hanyuma file ya Excel itangire kwinjira muri email nka attachment. Yamara kurodinga, tukohereza email yacu dukanze kuri send nk'ibisanzwe. Bitabaye ari ibi wabazaga, hari ibindi natekereje. Ibaza ufite urutonde rw'abantu ushaka kohereza ubutumwa bwa email, kandi ubwo butumwa akaba ari bumwe kuri bose, wenda hatandukanyemo ibintu bike gusa, nk'amakuru areba buri muntu ku giti cye gusa, naho uburyo ubibabwiramo byo ni bimwe. Urugero, dufite imbonerahamwe hano igaragaza amakuru munsi y'imitwe y'amagambo ikurikira: amazina y'umuntu, email ye, yarishyuye oya cyangwa yego, aya agomba kwishyura, kohereza email, impamvu ya email, ubwo ni subject, ndetse n'igika cy'ubutumwa bwa email, ubwo ni body ya email. Hano rero abantu batarishyura turashaka kubohereza ubutumwa bubibutsa ko bafite ikirarane kandi ko bakwihutira kwishyura. Mu by'ukuri ubutumwa bugenewe aba bantu ni bumwe, uretse umubare w'amafaranga bishyuzwa ni utandukanye, ndetse n'amazina yabo aratandukanye. Ikintu rero dushobora kwifashisha Excel muri ubu buryo, dushobora kuza hano kuri send email, twakandaho hagahita hafunguka dialog box ya compose email, ndetse n'ubutumwa bwiyanditsemo buvuye muri Excel. Email y'umuntu yishyiramo subject, impamvu ya email yishyiramo, ndetse na body n'ubutumwa bwose bwiyandikamo, izina ryo wandikiye rikishyiramo, ndetse n'amafaranga agomba kwishyura akishyiramo, byose bigendanye n'amazina yabo. Byose ibikuye muri Excel kubera amaformule twakoresheje. Uko twabikoze rero tuzabireba muri video y'ubutaha. Mugire ibihe byiza by'impera z'umwaka wa 2024. Nk'uko twabibonye ubushize, hano dufite imbonerahamwe irimo urutonde rw'abantu batarishyura bakeneye kohererezwa email bibutsa kwishyura. Imbonerahamwe igizwe n'amazina, email yishyuye cyangwa yarishyuye, ingano y'amafaranga yishyuye cyangwa agomba kwishyura. Hano rero twongeyeho inkingi cyangwa umuyoboro cyangwa column dushaka gushyiramo commande yo gufungura akadirishya twifashisha twohereza email, karimo n'amakuru yose ajyanye na email. Iyi column twayihaye irindi bara kugira ngo bitandukane n'amakuru asanzwe dufite muri Excel. Reka dutangire dushyiremo amabwiriza ajyanye n'ibyo dushaka kugeraho. Tubanze dushyiremo formule ibwira Excel ko muri cell dushakamo link yo kohereza email. Turakoresha function yitwa hyperlink. Bihwanye hyperlink bracket double quotes, twandikemo ijambo mail to utudomo tubiri double quotes ampersand, cell irimo email yo tugomba koherereza, hanyuma dukurikizeho ijambo send email, dufunge brackets twemeze. Muri cell harahita hajyamo rya jambo rya send email riri mu ibara ry'ubururu. Ubusanzwe amagambo ari mu ibara ry'ubururu hano muri mudasobwa asobanura ko iryo jambo ari link, cyane cyane ku nyandiko zo ku mbuga zo kuri murandasi, ama website, ariko si buri gihe. Ubwo tumanure twomeke n'ahandi formule tubonye. Hanyuma ku ruhande hano tuhakeneye izindi columns ebyiri zigomba kujyamo impamvu ya email, subject of email, ndetse n'igika cy'ubutumwa bwa email, body of email. Muri cell zigomba kujyamo impamvu ya email turashyiramo ijambo, urugero wenda kukwibutsa kwishyura, akaba ariyo mpamvu ya email, subject of email. Iri jambo turashaka ko rijya muri cells zijyanye n'abantu batarishyura, naho abishyuye turishakamo. Turakoresha formule ishingiye kuri function ya if, imwe mu functions ya Excel yakoreshwa cyane.
bihwanye if bracket seri irimo yego cyangwa hoya kuri koloni irimo amakuru y'uwishyuye n'utarishyuye. Niba bihwanye n'ijambo yego ubwo tuhasimbuke, ariko niba atari ibyo hajyemo ijambo kukwibutsa kwishyura. Ubwo harimo hoya hose bivuze ko atarishyura, harajyamo ijambo kukwibutsa kwishyura, hanyuma twemeze. Nitumanura ngo twomeke n'ahandi ahajyanye n'uwishyuye irahasimbuka. Good. Dukomeze no muri kolone hagomba kujya ubutumwa bwose bwa email, body of email. Naho rero ni ukwandikamo ubutumwa dukeneye kuboherereza, hanyuma hagomba kujya amazina n'amafaranga bishyuzwa, tukabikurura mu maseru birimo bihwanye double quotes kuri kanaka. Ubwo nitujya gukurura izina muri seru ririmo turakoresha aya mabwiriza double quotes ampersand, duhitamo seru irimo izina ry'irinyarwanda ampersand, dufunge double quotes, dukomeze n'ubutumwa. Tubandikiye tubibutsa ko hari ikirarane cy'amafaranga angana na tudomo tubiri, naho twandikemo amabwiriza yo gukurura ingano y'amafaranga muri seru arimo double quotes ampersand e2 ampersand double quotes. Dukomeze n'ubutumwa. Atarishyurwa tukaboneraho no kubasaba kwishyura vuba kubera ko akenewe, tukemeza. Good. Urabona ko hano izina ryiyanditsemo Mugisha. Noneho dusubire kuri komande yo kohereza email, twongeremo amabwiriza agomba gukurura ubutumwa igomba gutwara muri email. Reka tubanze dukuremo rino bara ryijimye kugira ngo tubibone neza. Turasubira muri formule, tujye ahakurikira address ya seru irimo email igomba kohererezwa ubutumwa, twongereho aya mabwiriza. Akabazo subject bihwanye double quotes ampersand seru irimo subject ampersand double quotes. Dukurikizeho na body ampersand body, naho duhitemo seru irimo body ya email, kwemeze. Tayari. Ubu tuje tugakanda kuri iri jambo rya send email compose box irahita ifunguka. Ariko tugeze hano twagize ikibazo. Ubundi ibi bikora kuri Outlook gusa, dore ko Outlook ari igikoresho cyo koherezanya ama email cya Microsoft. Ibi bikorana na Outlook gusa. Ubaye udafite Outlook muri mudasobwa yawe nk'uko byangendekeye, hafunguka browser isanzwe gusa. Iyo ukeneye kubikoresha ku bindi bikoresho byo koherezanya ama email nka Gmail, bisaba gukoresha ubundi buryo burenze burimo no kwandika amakode muri VBA, Visual Basic Application, ijyana n'ibikoresho bya Microsoft Office. Gusa hano twifashishije mudasobwa irimo Outlook, dore uko bihita bigenda. Hahita hafunguka aka window kajyamo ubutumwa bwa email, ndetse bwa butumwa twasetinze muri Excel bukaba bwishyizemo. Good. Bikaba bikuyeho kwirirwa wandikira buri muntu wese cyangwa wohereza liste iriho bose mu rubuga ngo birebeho batarishyura bishyure. Peace and love, see you in the next video.